n'ingabo ze byose yabirashe mu nyanja. Uyu munsi ingabo zigukurikiye, uyu munsi amafarashi ya Farawo agukurikiye, uyu mwuka wa Farawo agukurikiye, uyu mwuka wa Farawo ubata, umwuka wa Farawo ushaka guhera Abisirayeli, uyu mwuka ugukurikiye, ushaka kukugira imbata y'ubusinzi, ushaka kugira imbata y'ubusambanyi, ushaka gusubiza inyuma ukuvana mu masezerano n'Imana. Uwiteka afate ayo mafaranga, afate uwo mwuka wa Farawo n'abagize abo bahimuhenge. Reka nongere mbaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana, inshuti z'umusaraba. Imana y'amahoro ibeze kandi batunganye. Reka dusenge tugiye gutangira ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana yo mu ijuru umugisha. Data, ndagushimye wahaye icyubahiro kuko tugiye kwinjira muri munsi mwiza, umunsi w'Umwami wacu waturemeye kugira ngo twishime. Tugiye kuganira ijambo uriho umugisha, abanyumva umugisha arimo umugisha uzikara ku munwa, usobanura bive mu ijuru, izina ryawe rishyirwe hejuru. Wahaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Kurambura Bibiliya zacu turebe mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 6 n'umurongo 8. Hari ijambo tugiye kuganiraho. Reka usoma itegura some Abami ba mbere 6 duhere ku murongo 8 tugeze turaza kugezaho na 23, ariko turaza no guhina ntacyo bitwaye we. Turebemo ingingo z'ingenzi Imana yaduhaye uyu munsi kugira ngo tuganire. Imana n'umugisha mafite unsomera yutse jide. Imana n'umugisha ibu nawe turi kumwe kuhanga bw'ibyuma. Imana n'umugisha kandi urimo urakora umurimo munini. Imana y'umuje kumira umugisha. Reka rero jide dusomere iyo jambo mbere 6 mara kandi umugi bw'ibyo byumba. Abami ba mbere 6 8. Turashaka inkuru ya Elisa. Shobora kuba twibeshye wenda, reka turebe. Abami ba kabiri mumbabarire. Abami ba kabiri 6:8. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu aravuga ati ibunaka niho zaba urugerero rwanyu. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Isirayeli wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Noneho umwami w'Isirayeli agatuma umuntu, aho umuntu w'Imana Elisa avuze aburira Abisirayeli, nuko akajya akira muri ubwo buryo. Umwami w'Isirayeli akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Noneho biteza ikibazo ku mwami w'Isiriya. Ahagarika umutima, ahamagaza abagaragu be, arabaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani ntawe uhari, ahubwo Elisa umuhanuzi wa Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira ku murere. Arabwira ati nimugende murebe ahari numa wo kumufata. Baramubwira bati aridota. Ahera kohereza amafarashi n'amagare y'intambara n'ingabo nyinshi z'abakomando, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu yazindutse mu gitondo, umugaragu wa Elisa arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Abwira shebuja, agaruka mu nzira ati biracitse turagira dute? Aramusubiza ati witinya kuko aba turi kumwe ari benshi kuruta
abari kumwe nabo. Subira muri uwo murongo. Aramusubiza ati witinya kuko turi kumwe nabo ari benshi. Oh haleluya. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ko tugoswa n'ingabo zikomeye. Shingiye kuri aya magambo uyu munsi aravuga ngo witinya. Subiramo iryo jambo gani ipfundo ryanjye mu murongo wa 16 aramusubiza ati witinya kuko turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nawe. Komeza. nuko Elisa arasenga aravuga ngo Uwiteka ndakwinginze humura amaso arebe. nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba ngo abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro bigose Elisa. Subira muri uwo murongo nanone umurongo wa kangahe? 17 umurongo wa 16 na 17 ni mirongo ikomeye cyane niyo shingiraho mvuga ubuhanuzi Imana yampaye. nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. noneho ngo Uwiteka humura amaso y'uwo musore uyu munsi Imana yanjye nkorera ihumura amaso yawe ko turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo tugoswe n'ingabo zikomeye. najya kubwira yuko tugoswe n'ingabo zikomeye. najya kubwira yuko ugoswe n'ingabo zikomeye. ugeze kuri 23. nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore uyu munsi Imana yanjye nkorera guhumura amaso urebe umenye yuko ugoswe n'ingabo zikomeye muri ibyo bibazo ufite. Komeza. noneho ngo agiye kureba maze murebe ikintu cyabaye aha. Gehazi niwe warewanye ingabo zagose umudugudu ko zari zazirutse mu gitondo, kandi inkomoko yazo murabyumvise yuko Elisa yari umuhanuzi uhagaze mu Isiraheli. uyu munsi ndasenga Imana yanjye, Imana yanjye ijuru n'isi kugira ngo ihagurutse abahanuzi bayo. noneho ngo abasiriya b'abanzi ba Isiraheli iyo batangaga urugamba umuhanuzi Elisa yahitaga ahishurirwa yuko bariye kava kugira ngo batege igico bica Abisiraheli. umuhanuzi agahita abwira umwami wa Isiraheli nawe agashyiraho abantu bajya kurekinga ngo barebe yuko ibyo avuze ari ukuri. bagenda bagasanga nibyo koko, kugeza igihe umwami wa Isiriya yagize ibibazo mu ngabo ze. ahamagara abasirikare bakuru arababwira ati ninde turimo w'icyitso ugenda akamena amabanga mvuga. harimo umugabo waruzi Imana ya Isiraheli, harimo umugabo waruzi umuhanuzi w'Imana. igihe kirageze ngo Imana ishyire hejuru ubwoko bwa. noneho arababwira ati nta muntu ubivuga mwami wivangirwa, ahubwo mu isi harimo umugabo witwa Elisa. niba uvuga ibyo uvugira ku murere, niba uvuga ibyo watekereje. aravuga ngo ari he mujye kumushaka mumenye aha. aravuga ngo ari Dota. nibwo atonyanyije abakomando bakomeye ngo mugende ijoro ryose mumufate mumuzane. ikintu cyabaye aha rero Gehazi niba gusobanura ubwiru bw'Imana. icyabaye Gehazi asohotse mu gitondo agiye guteka icyayi, asanga abona ingabo zagose. agaruka mu nzu yiruka abwira Gehazi, arabwira Elisa aramubwira ati twagoswe kabaye turagira dute? yarabibonye n'amaso. none Elisa amaze kuko yarazi ndashaka gusobanura. urumva amaso ya Gehazi yabonye ingabo, ariko none aravuga ngo Elisa abavuga ngo humura amaso y'uyu musore amenye ingabo zitugose. noneho ngo agiye kubona ingabo z'amagare y'umuriro n'amafarashi bigose Elisa. kugira ngo tuvuge ku nsanganyamatsiko ivuga ngo tugoswe n'ingabo zikomeye. mwumva y'amaso abiri. amaso ya mbere ya Gehazi yabonye ingabo ziteye niyo waje kuvuga abwira umwami. ariko none Elisa amaze gusenga Gehazi afunguka n'amaso. turaza kuvuga kuri aya maso ya kabiri ya Gehazi n'itora rikenewe muri iki gihe. aya maso ya kabiri ya Gehazi yabonye ingabo ari uko umuhanuzi amaze gusenga. nidupfukama tugasenga Imana izatuma itorero ryongera kugira andi amaso atari y'umubiri. niyo mpamvu uvuga ngo tugoswe n'ingabo nyinshi. umva icyo Elisa yari yizeye. Elisa yazi yuko mu ngabo zo mu ijuru yazi ko ingabo zo mu ijuru zihagararanye nawe, kandi izo ngabo zo mu ijuru zitagaragara. ariko noneho yazi ko zihari zimuzengurutse
kurusha zirusha imbaraga ingabo z'Abasiriya zigaragarira amaso yabo. Rimwe mwumva aha Elisa yarazi ko mu ngabo zo mu ijuru zitagaragara zimuzengurutse kurusha ingabo z'Abasiriya zagaragariraga abantu aho ngaho. Icyo nizo ngabo Gehazi yabonye bwa mbere. Noneho rero nk'abakristo basenga bahishuriwe mwumvire ijambo, ugomba kumenya yuko ugoswe n'ingabo zikomeye, ariko ntabwo wapfa kubimenya kuko rimwe na rimwe abantu benshi no mu itorero abantu benshi bakoresha amaso y'umubiri. Iyo ukoresha amaso y'umubiri n'amaso ya mbere ya Gehazi ntabwo ushobora gusobanukirwa ingabo zo mu ijuru zikugose, ahubwo ikizatuma usobanukirwa yuko ugoswe n'ingabo zikomeye ni uko uzaba ufite ayo maso y'umwuka ukorana n'ijuru. Ubushize barimo kubabwira ku ijambo ry'ejo bundi ku cyumweru cyashize nababwiraga ko ahantu ugoswe n'imbaraga z'Imana, environment uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Noneho rero ntushobora kubimenya yuko ugoswe n'ingabo nyinshi udafite aya maso ya kabiri yari amaze gukorwa ya Gehazi n'isengesho rya Elisa. Icya kabiri, amaso ya Elisa yari afite impamvu yari azi neza yuko azengurutswe n'ingabo zikomeye cyane zitagaragarira abantu bose. Niyo mpamvu yasenze Imana abwira ngo humura amaso y'uyu musore. Imana iba imbabare muri iri jambo iguhishurire uwumvira ijambo. Ndabizi abanyamwuka iyo baganira n'umunyamwuka baramenyana barakururana. Imana iguhishurire igushyira ayo maso ya kabiri. Yesu yigeze gusengera umuntu amukora ku maso aravuga ngo reba iki, aravuga ngo reba ibi abantu bameze nk'ibiti. Hanyuma arongera mukaraho bwa kabiri aravuga ngo noneho reba iki, aravuga ngo ndareba abantu. Dukeneye gukorwaho bwa kabiri kugira ngo twinjire muri urugamba rw'umwuka dusobanukirwe ko tugoswe n'ingabo zikomeye. Haleluya! Iyo udafite rero aya maso, ikibabaje rero muri iki gihe ni uko itorero dukoresha amaso y'umubiri muri bintu bituzengurutse n'ibyinshi bagahora nada. Niyo mpamvu dusaba gusagara amaso imbere yo gusenga. Abantu benshi bacitse intege muri ibi bihe, niyo mpamvu bakoresha amaso y'umubiri. Yareba ibirimo kuba, yakumva izi ntambara ziryohe, akananirwa urugendo, agacogozwa n'urugendo. Ariko iyo ufite amaso y'umwuka imbere usobanukirwa neza yuko ugoswe n'ingabo z'abantu zitagaragara nyinshi. Rimwe arimo kuvuga ubutumwa, umugabo arimo kumva ibitazanye n'abasirikare akambwira ngo wowe ufite abasirikare. Yari afite abasirikare b'umubiri bagaragara, njyewe bakavuga ati wowe ushyigikiwe nawe, ariko ndagira ngo mbahamirize yuko nari mfite ingabo zishyigikiye atarebaga n'izi ngizi ndimo kuvugaho. Ugoswe n'ingabo zikomeye. Haleluya! Reka urumva icyo yari yarasobanukiwe ngira ngo nawe usobanukirwe. Niyo mpamvu yasengeye Gehazi kugira ngo akorwaho arebesha amaso y'umwuka. Ndimo nasenga Imana kugira ngo yongere kudukora turebesha ayo maso. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ikibabaje rero abantu benshi bicaye mu rusengero, sisiteme barayubatse, imihango y'abantu barayubatse, imico ya doctrine z'itorero zirahari, ariko ntabwo abenshi bafite amaso ya mbere ameze nk'aya Gehazi. Ntabwo bareba. Niyo mpamvu usanga itorero riganya, niyo mpamvu usanga itorero rifite ubwoba, niyo mpamvu usanga itorero ricitse intege muri ibi. Ariko turasaba Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo idukoreho bwa kabiri. Reka tujye mu itangiriro. Itangiriro 32 n'umurongo wa mbere. Ni ukuvuga ngo Elisa icyari yizeye n'ingabo zo mu ijuru, kuko yari yagoswe urugo rwagoswe. Ariko Imana ihumye amaso ya Gehazi arabibona. Kandi ntabwo ndibwirwa nirukanka cyane mu byanditswe uzahasomeho. Eliya ngo bamaze kugota arasohoka, arangije ngo yarongera arasenga. Hariho amasengesho ategeka, arasenga aravuga ngo murashakane. Bamwe batashaka Elisa avuga ngo ntabwo ari hano, abwira Imana ngo humba ingabo. Arangije z'Abasiriya bazihuma. Iki ni igihe cy'amasengesho y'impuruza yo guhuma buri mwuka wose, buri giti cyose kitatewe na data kikarandurwa. Itorero rigasobanukirwa ko rigoswe n'ingabo zikomeye. Noneho Elisa arabajyana ngo bahingukane Samariya ku mwami w'Abisiraheli. Umwami w'Abisiraheli arongera ataka ati
ati databuja turatsinda. Elisa aramubwira ngo wowe watsinda, ngo ahubwo ingabo wafashe mpiri ukazifata mpiri, mwazigaburira, ngo barazitekera barazigaburira, ngo barangije none bamaze kuzigaburira ngo barazohereza bazisubira Siriya. Ngo kubera icyo gihe niko bivuga, uzasoma muri icyo gice, ngo ntabwo ingabo za Siriya zongeye gutera ingabo za Isirayeli, ko zari zibonye umuhanuzi w'Imana. Reka dusome mu Itangiriro 32 twongere twifashisha Yakobo tuvuge kuri izo ngabo, tugoswe n'ingabo zikomeye. Haleluya. Soma nshuti yanjye. Labani azinduka kare mu gitondo, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Umurongo wa 3, Yakobo akomeza inzira. Haleluya. Akomeza inzira, nawe akomeza urugendo watangiye, komeza inzira watangiye agakiza. Yakobo akomeza inzira. Noneho ngo abamarayika b'Imana bahura na Yakobo aramenya. Yakobo abonye abamarayika b'Imana aravuga ngo uyu ni umutwe. Haleluya. Uyu ni umutwe w'ingabo z'Imana. Aho hantu ahita izina, yitaho ahantu Mahanayimu. Rekeraho nshuti yawe. Yakobo igihe ari mu rugendo rwe nabwo yari azi ko ari wenyine, ngo ahuye n'abamarayika baramenya. Yakoresheje amaso bavuze ya kabiri kuri Gehazi, mugaragu w'Imana amaze gusenga. None atandukanye na Labani, nakomeza urugendo, tandukana na Labani, tandukana n'amaso ya mbere ya Gehazi, nibwo uzamenya ko ugoswe n'ingabo zikomeye. Maze ngo Yakobo akubise amaso umutwe abamarayika b'Imana, arabisobanukirwa bamenya ngo uyu ni umutwe w'ingabo, mwaje yita izina aho hantu. Haleluya. Mwanditsi wa Zaburi 34 umurongo w'8, tugoswe n'ingabo zikomeye. Iri ni ijambo rikomeye cyane, njyewe niba bibonye kenshi izo ngabo zirwanirira, nagiye nabibonye kenshi. Umwanditsi wa Zaburi 34 umurongo w'8 aravuga ngo marayika w'Uwiteka arambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Haleluya. Uyu munsi marayika w'Uwiteka agotesha ihema urugo rwawe, agotesha ihema umuhamagaro wawe, agotesha amahema ye umuryango wawe, agotesha amahema y'itorero. Risubiramo muri iryo jambo. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Ingazanga bazitugose. Inshingano z'abamarayika ni ugushinga ihema. Haleluya. Ngabamba abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Ibyo ni inshingano z'umutwe. Biravuga mu Baheburayo mu gice cya 8:4, aravuga ngo abamarayika yabahinduye imiyaga, noneho twebwe abakozi b'Imana duhinda ibirimi by'umuriro. Haleluya. Haleluya. Marayika w'Imana aramba amahema kuri icyo kibazo cyendaga kugutora mu mwobo, cyendaga kukunaniza umurimo w'Imana. Aramba amahema kurwanirira. Abasirikare bari bagiye gutera n'ubundi baramba amahema, abandi bakabacukura imyobo bagashinga indake, barangiza bagatera. Nawe ndagira kubwira ko Imana iyo yabonye ikibazo cyawe uyuba, ishinga amahema ikayabamba, hanyuma ikarwanirira abakundi ikabakiza. Izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. Matayo 28:53 turabwiza bwanditswe na Matayo. Tugoswe n'ingabo zikomeye. Uyu munsi ni ijambo rihumuriza. Tugoswe n'ingabo zikomeye abagabo. Haleluya. Matayo 26:53. Usome mu izina rya Yesu. Mbese wibwiye yuko ntabasha gusaba data? Ni Yesu. Mbese wibwiye yuko ntabasha gusaba data akanyohereza abamarayika nonaha basagara igihumbi 12. Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite? Kandi ko bikwiriye kuba.
niko bikwiye kuba. Uyu ni umurimo wa Yesu wo gucungura. Igihe cyari kigeze cyo gucungura umwana w'umuntu. Iyi gitero cyari kimugabweho. Yarabwiye ati abari bamugabye igitero, abasirikare b'Abaroma bari barabana Yuda Isikariyota, bari bagiye gutera umwana. Igihe cyo gucungura umwana w'umuntu cyari gishyitse, ariko Yesu yakoresheje ijambo rikomeye kuri rya jambo navuze ry'umutwe w'ingabo zahuye na Yakobo. Ziriya zagose urugo rwa Elisa nawe zirakugose, ahubwo Imana ibanze guhishurira ubimenye. Muri Hosea ngira ngo ni kane gatanu mu bwoko bwanjye bupfuye buze kutagira ubwenge, nubwo ubuze ubwenge nanjye ntabwo uzambara umutambyi. Imana iguha ubwenge bwo kumenya yuko ugoswe n'ingabo zikomeye zo mu ijuru. Yesu yababwiye ati se mujya kuntera muragira ngo ngiye noneho ngaho sinahamagara data. Yavugaga data Imana se ari we Mana, ahubwo sinamubwira kohereza legiyoni 12 akaza zikaza zikabashwanyaguza. Bisobanura yuko ari ingabo zirwanira n'abana b'Imana. Yesu yabihamije, nanjye nabihamije, Elisa yabihamije, Yakobo yabihamije, Yesu yabihamije. Igihe ahuraga na marayika aravuga ngo urinde urabona bacu cyangwa aravuga ngo waje kubera umugaba w'ingabo z'Uwiteka yari agiye gutera Yeriko, ngo Yakobo yikubita hasi akwetura inkweto. Haleluya! ni ukuvuga abakozi b'Imana bakomeye bagiye bahura n'umutwe w'abamarayika, ingabo amasikoti. nayo nkubwira ngo witinya, tugoswe n'ingabo zikomeye. Ugoswe n'ingabo zikomeye niyo wabaye inshuti y'Imana. Witinya ibi bihe Imana yawe gucishamo kuko ibamba amahema ku rugo rw'abakunzi b'Uwiteka. Reka rero twinjira muri uku guhishurirwa. Iri jambo Yesu yakoresheje legiyo mu gisirikare cy'Abaroma. Legiyo nimwe yabaga ari ingabo abasirikare 6,000. Legiyo nimwe yari 6,000. Yesu yakoresheje legiyoni 12. Nafashe 6,000 bingana legiyoni. Mwana 12 usanga yakoresheje ko ari guhamagara abasirikare b'abamarayika 72,000 bakaza bakarimbura ingabo z'Abaroma. Ingabo 72,000 ni agace gato k'abakomando b'abamarayika barwanya inama. Niba Yesu yakoresheje itorero rinini ntabwo ribizi. Iyo yatangiye kugaragara n'ibitero n'ingabo za Satani, ikwibagiza yuko ugoswe n'ingabo nyinshi. Ndagira ngo nkubwire namaze guhishurirwa neza n'Imana yagwishura yuko tugoswe n'ingabo zikomeye z'abakomando b'ubwami. Ndagira ngo nkubwire ku itorero Yesu yacunguye n'ubundi yarwanagura urugamba akoresheje amagambo. Yari afite gutabaza ijuru rikazana ingabo zigatwikana ingabo z'Abaroma zigashira. Ariko igihe cyo gucungura umwana w'umuntu cyari kigeze. Niyo mpamvu nkubwira ngo hishurirwa ufite ingabo zikomeye zikugose, ugatinya ibyo abandi batinya. Giteye ubwoba cyane ijoro ntabwo kizegera ihema rya Hagari. Umenye yuko tugoswe n'ingabo zikomeye cyane. Haleluya! Goswe n'ingabo zikomeye. Torero ry'Imana twavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Ntabwo ari amagambo gusa no guhishurirwa mbazani. Ugoswe n'ingabo zikomeye. Ugoswe n'ingabo zikomeye. Nubwo urimo umaze iminsi udaterana, nagira kwibutsa yuko ugoswe n'ingabo zikomeye. Abanyumva uyu munsi ndahanura, nagira kubwira yuko ugoswe n'ingabo zikomeye. Ingabo izo ngabo nyaziwe. Umugabo umwe yankubise aranzengereza muri ubusa mvuga ubutumwa bwiza. Hamanutse ingabo imwe yambaye ikanzu ye, imwanya imbere ifite inkoni ije kurwanirira. Iramubwira ngo uyu mwana wanjye usenda niwongera kumuvuga nzagukubitira inkoni, ntabwo uzabyuka kuri icyo gitanda uryamyeho. Arangije asaba imbabazi, abwira marayika, aramubwira ati ntabwo uzajya bagukora ku bakozi bawe, sinari nzi ko gusenga guhagarare. Uhereye icyo gihe natanze ubuhamya bwinshi, ntabwo yongeye kutuvogera. Yari umuyobozi ukomeye ahantu, yaritumirije ashaka kwangiza umurimo w'Imana. Nta muntu wakwitambika umurimo w'Imana kuko dufite ingabo ziturwanirira. Ahubwo icyo igikenewe n'itorero ni ugusobanukirwa, kubera yuko abantu bamaze kwimika imihanda bakimika imico nibasenga ngo bahishurirwe. Niyo mpamvu itorero rya Kristo rifite ubwoba, ariko umwuka waravuga yewe mbabwira yuko mufite ingabo zikomeye zibarwanirira. Imana yarwaniriye muri
haleluya izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Elisa rero yakoresheje ijambo abwira Imana ngo humura amaso y'uyu musore. Ahumutse mbere yakoresheje amaso y'umubiri, hanyuma Imana ikoze ku maso y'umwuka, abona ingabo zigose urugo rwa Elisa. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Abami ba kabiri ibice 11. Ahasome tugende mvuga ku mahame makeya ari bugusobanurire uriwe. Haleluya. Bataye mu Rwanda iwacu ngira ngo irimo abasirikare 6,000. Ariko urumva no navuze jihad 6,000. Bataye mu Rwanda ngira ngo ingabo 600. Simbizi neza ibya gisirikare. Ariko none urumva yakoresheje jihad ingana ingabo z'abara 6,000. Hana kamandi ngana ingabo 72 zikaza zikarimura ingabo z'Abaroma n'iki gitero zikamwe. Igitero cyose umwanzi yarakugabye kibwira ngo mfite ingabo zingwanirira mu izina rya Yesu. Imana ibishaka yuko usobanukirwa ibi. Imana iri hejuru mu kirere irategereje ngo irebe abahungu n'abakobwa bazamuye kwizera kugira bakore ndaye. Elisa ntabwo ari mu Isirayeli wenyine, ariko iby'umwami wa Isiriya yapanga agashaka gutera umwami wa Isirayeli, kuko Isirayeli yari isezerano ry'Imana. Umuhanuzi yabishurirwa ibyo avugira ku murere ibyo avugira mu ngabo. Nagira ngo mbabwira yuko niduhagarara kigabo tukirinda kubaka idini, tukirinda kubaka imico y'abantu no gupira gushyira imihango y'abantu yayindi yose dukorera mu nsengero no mu kiliziya, ariko nta jwi ry'Imana rihari, nta guhishurirwa kwaruye guhari. Mu gihe cya Eli umutambyi nta kwerekwa kwaruye guhari, ngo ijambo ry'Imana ryari ingume. No muri iki gihe niko bimeze, ijambo ry'Imana ni ingume, ariko umwuka w'Imana gukwayo wajya wishurirwa mu izina rya Yesu. Niba uraho unyumva unarwaye, ishinganisha muri aya maraso, uhamagara ingabo z'Imana zikurwanirire zirahari. Yakobo yahuye n'uwo mutwe. Reka dusome Abami ba kabiri 2:11 uwo murongo wonyine. 2:11. Haleluya. Amen. Abami ba kabiri 2:11 baganira haboneka igare none Eliya na Elisa haboneka igare. Haboneka rimwe ry'umuriro n'amafarasi. haboneka igare. Ni igare cyangwa amagare? Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro. Birabatandukanya Elisa na Eliya. Igihe cyo kugenda cya Eliya cyari kigeze, ngo nuko Eliya ajyanwa mu ijuru. Haleluya. Ngo ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Buriya aho ngaho ingabo z'Uwiteka zo mu ijuru zaherekeje Eliya mu murimo wose. Nawe ndagira ngo muri uwo murimo ukorera Imana, muri urwo rukundo wakunze Kristo ukitwa umwana w'Imana, ingabo zo mu ijuru zizaguherekeza muri uwo murimo urimo gukora. Imwumve abagabo bene data, imwumve guhishurwa kuvuye ku Mana, nimwakirwa ubuhanuzi muri uwo murimo wahamagariwe. Niba uri umupasitori itorero rikaba rifunze, niba uri umudiyakoni ukaba utagisenga, niba uri umukristo wakundaga Imana ukaba utakibona bene wawe, ndagira ngo mbwira yuko ingabo zo mu ijuru zizakomeza guherekeza uwo murimo uri muri wowe, zikazakugeza ku ntsinzi. Ingabo zo mu ijuru zaherekeje Eliya, zirangije ziramujyana. Eliya yabaye umuhanuzi w'umuriro muramuzi. Niwe wahamagara umuriro ku musozi wa Karumeli, niwe wahamagara umuriro utwika za ngabo zari kumufata. Eliya ni umuhanuzi w'umuriro. Uwo muriro rero izo ngabo z'umuriro zaherekeje Eliya mu murimo we, zirangije kuri Yorodani, zimutandukanya na Elisa. Imigabo nayo isigira Elisa, yaje zimujyana muri serwakira, zimujyana mu bwami. Nagira ngo muhumure mwa gutinya korona mu izina rya Yesu. Ni kuko umutima nimuhumure, ingabo zo mu ijuru ziri kumwe n'itorero. Izo ngabo zaherekeje Isirayeli. Imana yo mu ijuru ishyirwe hejuru. Rero nuko zaherekeje umurimo wa Eliya zikawusohora, nuko byagenze mu gihe cya Mose kuva 15 ku murongo wa mbere. Ingabo zaherekeje Eliya mu murimo, nizo zaherekeje Mose mu murimo. Abo umucunguzi acungura Isirayeli. None natwe tugoswe n'ingabo zikomeye cyane, kandi umugabo w'ingabo
w'ikirenga ni Kristo umwana w'Imana. Niyo havuze ngo mbanamagara John abasirikare 72 kabamara, ariko igihe cyo gucungura cyari kigeze. Kamanda wacu rero ni Kristo umwana w'Imana, umugabo w'ikirenga ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Ni ugabye ngabaze, ni uhagarariye itorero, ni wabanye n'itoro rya Isirayeli mu butayu. Nuko rero izo ngabo zaherekeje Elisa mu murimo we agasoza neza. Yabonekeye Yesu ari kumwe na Yakobo na Yohana nabivuze ejo. Haleluya. Eliya zizaherekeza umurimo nk'uko byagenze na Mose, nawe uwo murimo azawerekeza. Bashumba, inshuti z'umusaraba, bakunze umwami, nagira ngo mbabwire ko Yesu ari we mugabo w'ikirenga munini, ari hejuru y'amahanga yose. Amavi yose azamupfukamira, indimi zose zizamuhatura, biravuga mu byarushowe ngo duhazana n'ibicu. Haleluya. Ngo kandi ngo amoko yose y'abisi ngo azamuborogera. Ikintu cyantangaje cyane muri Bibiliya ye ukuvuga ngo nabamucumisa amacumu ngo nawe azamuborogera ngo none niteka. Amen. Nukuvuga ngo Yesu Kristo none kuko yamugaba w'ingabo w'ikirere, niwe tangiriro, niwe herezo, niwe arufa, niwe omega, niwe ukinga, niwe agira ukingura, niwe ukingura, niwe agira ukinga, niwe urambura ukura, niwe agira uguhina, niwe uguhina, niwe agira ukurambura. Imana yanjye nkorera igukora ku maso wongere kubona yuko ugoswe n'ingabo zikomeye. Uwo niwe kamanda wacu, uwo niwe mugabo w'ikirere, niwe yabayitora. Umuntu ugoswe n'ingabo zikomeye niyo nsanganyamatsiko. Uwo murimo rero izo ngabo zaherekeje umurimo wa Elisa n'uwa Eliya zirawurangiza nk'uko byagenze kuri Mose 15:1. Turimo kugenda tugana ku musozo. Izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru, imbaraga z'umwuka we zibahishure. Ikibatsi cy'amavuta kibafata aho mwicaye, aho muzumvira iri jambo, ikibatsi cy'amavuta y'Imana kibakubite mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko cyari kiri ku ntumwa n'abahanuzi. Uwo muriro waherekeje intumwa n'abahanuzi, uwo muriro wabonetse ku munsi wa Pentekote. Tuzawuvuga, reka dusome twumve. Imana yaherekeje umurimo wa Mose nk'uko yaherekeje Eliya, nawe izaherekeza umurimo wawe. Ntabwo itorero rizananirwa keretse kuba adahishurirwa bamaze kubaka imico n'imihango bitari ibya Bibiliya. Soma twumve nshuti. Kuva 15:1. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, haleluya. Baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitanga. ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitanga. Ifarashi n'uhetse, ifarashi n'uhetse umuhengeri. Uwiteka n'imbaraga zanjye. Mose aririmba n'isaba ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye. Indirimbo ya uvane mu maso na Isirayeli shiramo izina ryo, ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye. Uwiteka ni indirimbo. Ampindukiye agakiza. Ampindukiye agakiza. Ngo niwe Mana yanjye. Haleluya. Ngo niwe Mana yanjye. Nanjye ndayihimbaza. Nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data. Niyo Mana ya data. Nanjye ndayishyira hejuru. Nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Haleluya. Ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka ni ryo zina rye. Biryo jambo, Uwiteka ni intwari mu ntambara, kandi Uwiteka ni ryo zina ryaho. Uwiteka ryose agenda niwe. Komeza. Amagare ya Farawo n'ingabo ze. Haleluya. Haleluya. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye. Ngo amagare ya Farawo n'ingabo ze. niba navuga ngo ingabo zo mu ijuru zaherekeje umurimo wa Eliya, harangije ziramuzamura muri serwakira, izaherekeza umurimo wa ukora, izaherekeza itorero kuko ziri kumwe n'itorero. Izo zaherekeje Mose ageze kuri ya murongo aravuga ngo ingabo za Farawo, farashi ya Farawo n'ingabo ze byose yabirashe mu nyanja. Uyu munsi ingabo zigukurikiye, uyu munsi amafarashi ya Farawo agukurikiye, uyu mwuka wa Farawo agukurikiye, uyu mwuka wa Farawo urata, umwuka wa Farawo ushaka guhana Isirayeli, uyu mwuka ugukurikiye, ushaka kukugira imbata y'ubusinzi, ushaka kugira imbata y'ubusambo, ushaka gusubiza inyuma ukubana mu masezerano n'Imana. Uwiteka afatiye ayo mafaranga, afatiye uwo mwuka wa Farawo, narangiza awuraha imuhenge. Iyo ni indirimbo ya Mose. Komeza tugende ugeze ku murongo wa 10. Imitwe yatoranije bahengewe n'inyanja itukura. N'ubiki Abatwara imitwe yatoranije. abatwara imitwe yatoranije. Satani yatoranije ingabo zikomeye kukurwanya. Niyo mpamvu ibitero kugabwa. Ndakubwiye ko Yesu ariwe kamanda wacu.
kandi ibyo bitero ni ingabo zatsinzwe tubyita ibitero shuma. nta burenganzira bigufiteho. nurwara ujye umenya ko ari igitero shuma kidafite uburenganzira bwo gusubiza muri Egiputa. nubona igihombo muri bizinesi jya umenya ko ari igitero shuma ntugatsindwe. nubona korona yatangiye kuyogoza amahanga jya umenya ko ari ibitero shuma. generali wacu, komanda wacu Yesu, haleluya, aratuzengurutse kugira ngo azagutsindishirize. iyo myuka ikurwanya ni abacengezi. abacengezi baje kunaniza ingabo z'igihugu ko zari zarafashe igihugu, zarabohoje igihugu, barananirwa ko batari bafite imbaraga. rero abo bacengezi bagucengera, barabona umwuka wa Farawo, Uwiteka bafate abapfunagura bashyira mu nyanja. komeza ntatinda. imuhengeri habareye yabajugunye imuhengeri ngo hababereye iki? barokeye imuhengeri. Imana ifate izo ngabo za Sawo n'uwo mwuka wa Sawo iwurokize umuhengeri. ugeze 10. Umurongo wa 6. utema Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha. Ibuso ukuboko kw'Imana gushenjagura ababisha bawe. isunga ryawe ryinshi yatumye utura hasi abaguhagurukiye. byatumye ufata abaguhagurukiye wakubita hasi. watumye umujinya wawe wakongeza n'ibitsinsi by'ingano. watumye umujinya wawe wakongeza n'ibitsinsi by'ingano. umwuka wo mu mazuru yawe w'Uwiteka yarundanije amazi. amazi yatembaga yema nk'ikirundo. imuhengeri muri nyina w'inyanja mu kigeragezo gikomeye haravura. mubisha yaravuze ati ndakurikira mbafatire. tugoswa n'ingabo zikomeye. umubisha yarahagurutse aravuga ngo ni mu ndirimbo ya Mose na Israheli bamaze gutsinda urugamba. uyu munsi utsinda urugamba kugoswa n'ingabo z'Imana zigukomeye ziherekeje uwo murimo. haleluya. aravuga ngo umubisha yaravuze ati ndabakurikira. uwo ni wa mwuka mbafatire. ndabakurikira mbafatire ni nagize amanyaga iminyago. wari umugambi wa Satani utazi ko tugoswe n'ingabo. nzabimaraho iminyago ibyawe byose nzabimariraho agahinda. niko yavuga nzakura inkota. ubwoko kwanjye kubarimbure. nawuhishije umuyaga wawe. haleluya. noneho ngo wawushije umuyaga wawe inyanja. kuri ibyo byari bikurikiye isi birangije. byari bifite inkota bizi ko bigiye kumara Israheli, bizi ko bagiye kubafata bakabafata bugwate. niko Satani arimo kukwibesha. noneho batazi yuko Imana ifite imbaraga z'ingabikore ngo ikoreshe umuyaga. uraza uhuhisha inyanja. Imana ikoresha umuyaga uvuye mu ijuru y'abandi ngabo z'Imana ihuhishe mu nyanja ari kuri imbere. haleluya. ngo Uwiteka mbagira gute? wahuhishije umuyaga wawe inyanja irabarengera. barokera nk'icyuma cy'isasu. uyu munsi imbaraga zagutwazaga igitugu nagira ngo namamaze ubutsinzi kuri wowe. ugoswe n'ingabo zikomeye zifata ibyo byakurwanya zigenda bibocera imuhengeri birengerwa nk'icyuma cy'isasu. izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. mana yanjye tugoswe n'ingabo zikomeye muhumure. amahame rero ugomba gusobanukirwa ndimo kwinjira mu gusoza iri jambo ry'uko tugoswe n'ingabo z'Imana. ihame rya mbere ugomba kumenya ni uko ugoswe n'ingabo zikomeye z'Uwiteka. kandi ndinjira no mu gusoreza muri iryo jambo, sindi busubira inyuma. ikintu ugomba kumenya wowe uri aho, wowe unyumva, wowe uzanyumva, wowe uzumva iri jambo, ikintu uzamenya ugenda waba uhura n'abacengezi, waba uhura na za ngabo z'ibitero shuma, kuko Yesu yarazitsinze yivuze hejuru ingabo z'abadayimoni kubw'umusaraba. urwandiko rw'Imana dukwiye kuramba ku musaraba. jya umenya yuko nuhura n'igitero kiguteye nk'uko Mose yaririmbye indirimbo amaze gutsinda ingabo za Farawo zirokeye imuhengeri. yazi yuko asobanukiwe n'ingabo zikomeye. ku nyanja Abisirayeli barira bashaka gusubira muri Egiputa, yaravuze ngo ni iki gituma mutaka? ngo nimukomeze urugendo. Imana ibibwira Mose arababwira ngo nimuhumure, abanyegiputa mureba ntabwo muzongera kubona ukundi. ibyo ngibyo rero ureba humura,
kuko ugoswe n'ingabo zikomeye ntabwo uzongera kubona ukundi. ikintu bagomba kumenya nk'umukristo, ntugacogore, ntukubake imico n'imigenzo by'abantu, ntukajye ifarisayo, ntukagire ubwoba. ugoswe n'ingabo zikomeye. ihame rya mbere ugomba kumenya yuko ugoswe n'ingabo zikomeye z'Uwiteka. icya kabiri, ihame rya kabiri, ugomba kumenya yuko urwane n'ingabo zatsinzwe. mpamvu ugiye mu ibyo bitero, indwara, ubukene, ibibazo, imyuka, korona, ibindi byose, n'ingabo zatsinzwe. ugomba kumenya ko urwana n'ingabo zatsinzwe. iyo ingabo zatsinzwe baba barazambuye igihugu, barazamuye umurwa mukuru, barazamuye ibendera bakamanika irindi, barazamuye ibibuga by'indege, barazamuye igihugu zikagenda zivugira hirya iriya zikavuga, zirangwa no gufata ku ngufu, zirangwa no kwica abantu, zirangwa zivuga ngo tuzihora. jya umenya yuko rero ingabo zirimo kugabaho igitero ari ingabo zatsinzwe. none ugomba gusobanukirwa ko zatsinzwe. ingabo zatsinzwe zo kugutera ubwoba. haleluya. ihame rya gatatu dusoza, ugomba kumenya yuko ufite umugaba w'ikirenga ari we Kristo. ibyo bintu bitatu nubimenye. kumenya yuko ugoswe n'ingabo zikomeye nk'uko Elisa yabimenye. kumenya yuko ugoswe n'ingabo zikomeye nk'uko Yakobo yahuye n'uwo mutwe w'abamarayika akabita ingabo z'Imana akubaka igicaniro. ugomba kumenya izo ngabo ko zaherekeje umurimo wa Eliya akawusoreza hakurya y'Yorodani ajya mu ijuru. ugomba kumenya ko izo ngabo zikugose, zaherekeje umurimo wa Mose igihe yavaga mu Midiyani akajya gucungura Abisirayeli muri Egiputa akamupinga. ariko izo ngabo zaramuherekeje zitera ibyago 10 muri Egiputa, zigeze ku nyanja zirarimbura, zibamarira mu nyanja babakurikiye. ugomba kumenya ko izo ngabo nawe uzifite. noneho icy'ingenzi gikomeye, menya ko Kristo uriya wagiye ku musaraba, uriya wavuze ngo namagaye ingabo, kandi ubundi mwibuke ko yari agiye kunanirwa, yahamagaye Imana yaje marayika ingabo imwe ngo irazamutabara turacungurwa. ugomba kumenya ko Kristo ari we mugaba w'ingabo w'ikirenga ngo uyoboye itorero. nk'uko Shadraka na Meshaki na Abedenego babonye ingabo zo mu ijuru, Yesu yamanutse akaza mu itanura. iri rugamba rwa nyuma rukomeye n'ingabo zimwe zananiwe. muri igihe cya Daniyeli abafashwe bazanye ibisubizo bya Daniyeli. noneho ngo Mikayeli yaje arafatwa, ariko Daniyeli akomeza kwinginga no gusenga kugeza igihe yatabariwe. Shadraka na Meshaki na Abedenego batabaye mu itanura. umwana bibonye aravuga ngo mbonye mu wa kane n'umwana w'Imana. iri rugamba rwakomeye n'abajenerali bararwana. ndagira mbabwire ko dufite umujenerali ukomeye witwa Yesu, kandi tugoswe n'izo ngabo. itorero rero muhumure, iki kintu tugiye kukivamo, tuzakivamo. ni muhumure, mwigira ubwoba, tugoswe n'ingabo zikomeye. bivuga ngo ati Kristo azazira mu rukingo, mwivuga ngo ibintu bibaye nabi, ibidutekereje ukundi umwami wacu azabidurishurira. umenye yuko itorero tugoswe n'ingabo zikomeye, nta kintu kiza tuzaba. mwongere amasengesho, mwongere kwizera, mwongere urukundo, mwongere ubwiza bw'Imana muri mwe. gucika intege, ibigambo mubireke, mushake ijambo ry'Imana, musenge ubudasiba, musome ijambo ry'Imana. ingabo z'Imana zirakugose, kandi uyu murimo twatangiye ku musozi wa Siyoni. muri ubu bumwe dufite ni ukuri imirimo Imana yatangiye muri twe izawuzamura kugeza igihe tuzasoza urugendo. Imana yanjye nkorebaho umugisha, imbaraga z'Imana zibane namwe. nababwiye ngo tugoswe n'ingabo zikomeye, kandi ntanze nanone ingero zifatika mu ijambo ry'Imana. Imana ibeze batunganye kandi bagirire neza. muri iki cyumweru tuzakomeza kuganira ku ijambo ry'Imana kugeza igihe urusengero ruzafungurirwa. Imana ibahe umugisha. abashumba dukorana mu ntara y'Iburasirazuba, Imana ibakomeze muhumure. abashumba dukorana mu itorero ry'ijambo ry'umurimo w'ukuri, Authentic Word Ministries, Zion Temple Celebration Center, mukomere muhagarare kigabo. abashumba duhagararanye muri Nyagatare, mu izina rya Yesu, mu matorero y'inshuti, muhumure, mukomere, mukenyere kigabo. tugoswe n'ingabo zikomeye. uyu murimo dukora si uwacu, Imana izawerekeza hamwe n'itorero. tuzarinde turishyikiriza Kristo. Imana ibarinde, rinde imiryango yanyu, rinde itorero ryanyu, rinde igihugu cyacu. abarinzi b'inkike turimo gusengana ku gicaniro, Imana ibakomeze. umushumba wacu Imana imushyire hejuru, mu izina rya Yesu ikomeze kumukomeza. icyubahiro tugiha Imana mu izina rya Yesu. tugoswe n'ingabo zikomeye
niryo jambo Imana ibahaye muri iki gitondo kandi muryizere. Data mwiza w'imbabazi nyinshi ikiranuka, turagushimira ineza yawe, turagushimira ubuntu bwawe butangaje, turagushimira ijambo ryawe washyize muri twe, turagushimira ko watangiye umurimo mwiza muri twe akaba uzawusohoza. Uwiteka Imana isumba byose, mwami mpawe ubutware bwo kumenagura imbaraga z'umwijima, mpawe ubutware bwo kumenagura ibicaniro bya Satani, ibicaniro birimo kubaka urugamba rurimo gutwiza mu acuma abana b'Imana. Ndakumenaguye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu, ndakumenaguye mpamagaye umuriro w'Imana n'amavuta y'Imana bigutwike bigusere. Ndirukana ibicaniro bya Satani muri uyu mujyi wa Nyagatare no mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ibicaniro by'abarangi, ibicaniro by'abatwe, ibicaniro bya Ryango, ibicaniro bya Nyabibi, ibicaniro by'ubusinzi n'ubusamba, ibicaniro byo kutamenya Imana, ibicaniro by'amadini bubaka imico n'imihango bakirengagiza itegeko ry'Imana, ndabisenyaguye mu izina rya Yesu, ndabiranduye mu izina rya Yesu. Mwamishize hejuru ijambo ryawe, Uwiteka bazaryumva rigendana ubukana, rihindura imitima y'abananiwe, abarwayi bakire, abarwaye korona bakire, izina ryawe rishyirwe hejuru. Niko wavuze muri Zaburi 91, nta byago bizagera ihema ry'abakiranutsi, kandi ngo wambye amahema kuri abo bafite agakiza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Data nguhaye icyubahiro, wumvise gusenga kwanjye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngushyize hejuru mwami wawe, uritangira n'iherezo, mpamagaye ingabo zo mu ijuru zize zibamba amahema ku itorero rya Kristo. Tuzongera guhora duterana twuzuye ubuhamya n'ubutsinzi, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Ndaguhimbaje Uwiteka, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibarebe neza, Imana bamukirisha amaso hayo, Imana ibaha amahoro. Shalom shalom, amen, amen.